Muraho neza bwoko bw'Imana, twongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya mwiza wa Handitswe Ngo. Ubu ngubu tugiye gukomeza no mu Kuva igice cya 6 ku murongo waho wa 5. Ubushize tukaba twaragiye ku murongo wa 4, uwa 3 ndetse n'imirongo yabanjije uburyo Uwiteka Imana yimenyesheje Abisirayeli agatuma Mose abanje kumwibwira. Imana ubwayo yavuze izina ryayo. Twagiye tureho byinshi bitandukanye, none ubu ngubu tugiye kureba ku murongo wa 5, turebe uburyo Uwiteka Imana yita ku bakandamizwa. Abakandamizwa, abahohoterwa, abari mu bihe by'akaga no mu ngorane, burya Imana ibahozaho ijisho. Tugiye kubirebaho muri kano kanya. Turaritse Imana Data ngo ituyobore, kandi Umwuka Wera akomeze kutwifashiriza mu gusobanukirwa ijambo rye ko ari we waryandikishije, bityo natwe imitima yacu n'ubwenge bwacu dusabye Imana ngo itubashishe bikomeze guhugukira ijambo ryayo. Dusenge. Data wa twese, Mana igira neza kandi Imana idukunda, tugushimiye cyane umwanya mwiza duhaye wahanditswe ngo aho tujye kurebera hamwe mu Kuva 6 ku murongo wa 5. Turakwinginze ngo utuyobore, ijambo ryawe tugiye kwiga ritugirire umumaro, kandi ikirutaho utubashishe gutega amatwi ibyo utubwira, mu izina rya Yesu, amen. Iyo dufashe Bibiliya tukarambura mu Kuva igice cyaho cya 6 ku murongo waho wa 5, tubona amagambo agira ati: kandi numvise umuniho w'Abisirayeli abanyegiputa bazitiriye mu buretwa, nibuka isezerano ryanjye. Nibyo koko Uwiteka Imana yumvise umuniho w'Abisirayeli, nkuko tubibona mu Kuva 2:24, yuko igihe ubwoko bw'Imana bwatakiraga Imana yarabumvise. Rwose Imana yari mu ijuru burya irumva. Ni kenshi dusenga amasengesho ugasanga n'umukristo we ubwe afite gushidikanya, ariko se ngari amasengesho umuntu asenze buri Imana yanyumvise ra? Ugasanga umukristo afite gushidikanya. None se Imana yaremye amatwi yawe wowe ukaba wumva? Imana yaremye yo ntabwo yumva? Imana igihe cyose ihora iteze amatwi amasengesho yacu. Ni buryo turebere hamwe amagambo ari mu gitabo cyitwa Umurimo mu Majyepfo, paje 41 kugeza 43. Hari amagambo tugiye gusoma yerekeranye n'iby'abakandamizwa. Kino gitabo cyitwa Umurimo mu Majyepfo, gukora kuri paje 41, tugiye kureba uburyo Uwiteka Imana yitaye ku bakandamizwa. Turareba uburyo Imana yitaye ku Bisirayeli ba kera bari muri Egiputa, n'ukuntu Imana yitaye ku Banyafurika b'abacakara bagiye gukora imirimo y'ubucakara n'uburetwa muri Amerika, aho bagiye guhinga ibisheke, ikawa, icyayi, bagakora imirimo ivunanye cyane, imirimo y'agahato. Ni ukuvuga imirimo twabara nk'aho ari ikandamizwa. Abo bose Imana yabarebye ibagirira impuhwe, kuko imbere y'Imana nta muyuda cyangwa umugiriki, nta mbata cyangwa umudendezo, ahubwo twese turi umwe muri Kristo Yesu, nk'uko tubisoma mu Galatiya 3:29. Niyo mpamvu umuntu uwo ari we wese Imana imuha agaciro, kuko Uwiteka Imana mu byanditswe byera handitswemo yuko niyo aza kuba ari umuntu umwe wacumuye, Kristo Yesu yari kuza kumupfira. Byumvikane neza ko Uwiteka Imana aha agaciro umuntu ku buryo bukomeye. Niyo mpamvu umuntu wese iyo ava akagera, igihe uri mu bihe bikomeye, ibihe bikugoye n'ibihe by'akaga, ujye wiyambaza Imana kandi witakire, Imana izagutega amatwi kandi kumve. Hano muri icyo gitabo cyitwa Umurimo mu Majyepfo, paje 41 ndetse na 43, handitswe amagambo agira ati: igihe Imana ahamagariraga Mose kuba igikoresho cyayo mu kurokora ishyanga ry'Abaheburayo akabakura mu buretwa bushishana, Mose yatekereje ku mibereho iruhije bari barimo, kandi yatekereje ku nzitizi n'ibicantege yari guhura nabyo mu gukora uyu murimo ukomeye. Igihe Mose yahabwaga umuhamagaro, ntiyabuze gutekereza ku nzitizi n'ibicantege biwurimo. Koko ibyo ngibyo Mose yarabyitegereje, arabibona, maze Mose abona birakomeye rwose. Icyakora si Mose gusa byabayeho. Umuntu wese uhamagariwe inshingano ikomeye akayihamagarwa n'Imana kugira ngo ayisohoze, byanga bikunze
ntabwo abura kubona ibyo bicanage, ibyo birushya, ndetse hari n'ubwo areba akabona ntabwo azagera ku nsinzi. Ariko ikintu dukwiriye gukora, dukwiriye kwikuraho amaso yacu tuyiyerekezeho, aho tugahanga amaso Imana, akaba ariyo dusaba ubufasha n'ubwunganizi. Mose yari azi ko abantu bari mu buhumyi n'ubujiji, kandi ko intekerezo zabo zari zarabuditsemo igihe mu kwizera, kandi kumenya Imana kwabo kwari hafi gushiraho burundu. Abisirayeli mu gihe bari mu buretwa bwo muri Egiputa, kumenya Imana kwabo kwari hafi gushiraho burundu. Baragiye bagirwa Imana, bibagirwa isabato, kugeza ubwo baje kwisanga basenga ibigirwamana by'Egiputa. Ndetse igihe cyaje kugera bagira imibereho ihwanye n'iy'abapagani burundu. Rero abantu nk'abo ngabo, ko Mose arabwiye ngo ajye kugira icyo abakorera, abarokore, abakure muri ubwo buretwa n'ubwo bucakara, Mose byari bimukomeye cyane. Hano barakomeza ngo bari barahindangijwe no gushyikirana n'ishyanga ry'abasenga ibigirwamana, kandi inzira zabo zangijwe no gushyira mu bikorwa gusenga ibigirwamana. Nyamara hari benshi bari abakiranutsi kandi bashikamye muri abo bantu bari barasubiye inyuma. Ubundi bivuga yuko ngo nta bapfira gushira. Nubwo Abisirayeli barasubiye inyuma bikomeye, hari hakirimo n'abakiranutsi. Ibyo ngibyo biduha ibyiringiro yuko ibihe byose Imana yagiye isigariza abantu bayo aribo bitwa abasigaye. No mu Bisirayeli bari barimo. Hano barakomeza bagira bati, Uwiteka yoboye Mose kugira ngo ababwire ubutumwa buturutse kuri we. Yaravuze ati, nuko bwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro y'Egiputa bakorera, mbakure mu buretwa babakoresha, mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Iri shyanga ry'abaretwa ryagombaga kwigishwa Imana. Yesu Kristo wari ugoswe n'inkingi y'igicu ku manywa, naho nijoro akagotwa n'inkingi y'umuriro, yagombaga kubabera umuyobozi utaboneshwa ijisho, umutegetsi w'imiryango yabo yose. Mose we yagombaga kuba akanwa k'Imana. Abisirayeli murabizi neza yuko bayoborwaga mu buryo bubiri. Bayoborwaga n'inkingi y'igicu ndetse bakayoborwa na Mose. Inkingi y'igicu burya ni Kristo wari uyirimo. Ku manywa yari inkingi y'igicu yabajyaga imbere, kandi iyo yabaga iri hejuru yabakingiraga izuba, ni ukuvuga yaberaga igicucucu cyabazaniraga amafu, ndetse ikabarinda kwicwa n'izuba ku manywa. Naho nijoro yahitaga ihinduka inkingi y'umuriro, ikabamurikira inzira kugira ngo badasitara, ikabayobora urugendo. Aho yahagararaga, iyo bageraga ahantu inkingi ihagaze cyangwa se inkingi y'umuriro ihagaze, ako kanya bahitaga bibwiriza, bagatangira agashinga amahema, bakareba uburyo bahatura, bakareba uburyo hashobora guhingwa. Noneho ya nkingi y'igicu hakaba ubwo ihaguruka ibyo bahinze bitari byera, ariko nyine ni ko urugendo rwabaga rumeze. Bahitaga babisiga bakagenda, ariko bamwe bagendaga bivovota kubera ko babaga barahinze. Abisirayeli bari abahanga, hari ukuntu mu butayu bajyaga barundarunda umucanga w'umusenyi, ndetse bakarundarunda ubutaka bwasaga nk'umutera, bakabuvomerera, bagashyiramo ifumbire. Bari abanyabwenge cyane, bagahinga rwose imyaka ikera. Ibyo rero kwari kwiranda kugira ngo babeho. Iyo nkingi y'igicu, icyo nshaka kuvuga ni uko yari umuyobozi wabo na Mose ubwe. Iyo inkingi y'igicu yahagurukaga ikagenda, ntabwo afite uburenganzira bwo kubabwira ngo bamuritse, ahubwo nawe yahitaga ayikurikira. Abisirayeli nabo bagakurikiraho. Mu minsi iri imbere turi kwiga igitabo cyo kubara, tuzagenda tureba uburyo bagendaga, uburyo imiryango yakurikiranaga, tuzagenda tubisesengura neza. Ibyo byose rero bigaragaza gahunda ikomeye y'uko bayoborwaga n'Imana mu nkingi y'igicu, ariko Mose nawe akaba akanwa k'Imana. Ni ukuvuga Mose niwe Imana yanyuzagamo amabwiriza yo kubaha. Ibyo ngibyo bigaragaza gahunda ikomeye na gahunda ihamye y'Imana. Imana ubwayo igira gahunda, ntabwo Imana ikorera mu kajagari. Imana igira gahunda, kandi ibyo Imana ikora byose biba bitunganye, kuko tubibona mu rwandiko rwa mbere rwa Korinto 14 ko Imana ikintu cyose cyayo cyakira kuri gahunda.
hano muri icyo gitabo barakomeza bagira bati Imana yabayoboye imyaka 40 ubwo bari mu rugendo runyura mu butayu. Tekereza, Imana ibayoboye imyaka 40, ndetse ibyanditswe byera bivuga yuko imyaka 40 yose bagendaga nta Mwisirayeli ushashejaga inkweto ntiyasazaga, ipantaro ntiyasazaga, imyambaro muri iyo myaka 40 yose ibaga imeze gutyo nk'uko ari idasaza. Ibyo kurya byabatungaga yari manu. Iyo manu yahoraga imanuka buri munsi bakayitoragura imyaka 40 irashira. Ku wa nyuma habonukaga manu y'uburyo bubiri y'inshuro ebyiri, bagatoragura manu yo ku wa gatandatu ndetse bakanateganya n'iyo ku isabato. Ku isabato nta manu yagwaga. Cyari igitangaza cyakorewe Abisirayeli ku buryo mu butayu imyaka 40 yose bahaboneye ukwera ku isabato. Mu gihe mu yindi minsi iyo watoraga ibyo kurya by'iminsi 2 bwacyaga byapfuye bitagikwiriye kuribwa. Icyo ni igitangaza gikomeye. Hano bakomeza bagira bati nyamara ishyanga ry'Abaheburayo si ryo shyanga ryonyine byabaye mu buretwa bushishana. Abaheburayo so bonyine babaye mu buretwa, bityo iminiho yabo ikagera mu matwi y'Uwiteka Nyiringabo. Uwiteka Imana ya Isirayeli yitegereje umubare munini w'abantu bakanangire mu buretwa bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo nta bandi ni Abanyafurika. Murabizi ko iki cyageze mu gihe cyabayeho, kubiza amateka murabizi, mu bucuruzi bw'abantu mu bucakara, aho Abanyamerika cyangwa se n'abandi Banyaburayi bakoraga ubucuruzi butemewe n'amategeko. Mu by'ukuri ubwo bucuruzi impamvu butemewe n'amategeko ni uko ngubu bukibaho, aho bazaga bagatwara abacakara muri Afurika bakabajyana muri Amerika. Icyo babaga bagiye gukorayo barabajyanaga bageze muri Amerika, Abanyaburayi bakongera bakabagurisha n'Abanyamerika, bakabajyana mu mirima bakajya guhinga ibisheke, bakajya guhinga icyayi n'ikawa, bakora imirimo ikomeye kandi imirimo ivunanye. Ubwo buzima bwari bubi cyane, abenshi babaga mu nyanja. Ibyo ngibyo bigaragaza uburyo imibereho y'ubucakara ari imibereho ikomeye kandi imibereho ibabaje iteye agahinda. Amerika yigeze kuba ubuhungiro bw'abakandamizwa. Murabizi yuko mu ntambara ikomeye igice cya 16 cyitwa ngo abakurambere b'abimukira, hagaragaza uburyo abakristo barengagijwe bagatotezwa mu Bwongereza maze bagahungira mu gihugu cyiswe isi nshya, aricyo cyitwa Amerika. N'ubundi niho bahungiye. Rero Amerika yigeze kuba ubuhungiro bw'abakandamizwa, ariko igihe kiza kugira nayo ubwayo ikandamiza abandi. Hano haravuga ngo yigeze kuvuga ko ari igihome gihesha abantu umudendezo w'idini. Imana yakoreye byinshi iki gihugu kuruta ikindi gihugu icyo ari cyo cyose izuba rishobora kugezamo imirasire yaryo. Yarinzwe mu buryo bw'igitangaza intambara no kuvushwamo amaraso. Imana yarebanye agahinda ubucakara buri muri iki gihugu. Imana ubwayo byayiteye agahinda kubona hari umubare w'abantu runaka bari gukoresha imirimo ivunanye y'ubucakara muri Amerika. Nuko Imana yiyemeza kugira icyo ikora, kandi ibi rwose byabayeho ejo bundi rwose. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni mu gihe cy'Abisirayeli gusa, ni ukuvuga ntabwo Imana yitaye ku Bisirayeli gusa, ahubwo nabo birabura bagiye gukoresha ubucakara muri Amerika nabo Imana yari bitayeho. Ndetse na hero karamuvuga yuko Imana ntabwo imbere y'Imana dutandukanye, kuko imbere y'Imana nta muyuda cyangwa umugiriki, nta mbata cyangwa umudendezo, ahubwo twese turi umwe muri Kristo Yesu, nk'uko uri mu Bagalatiya 3:29. Yagendereye imitima y'abantu kugira ngo bagire icyo bakorera abo ngabo batakandamizwaga bikomeye. Ibihugu byo mu majyepfo, ni ukuvuga muri Afurika, byabaye bimwe mu byarwaniwemo urugamba rukomeye. Ibitero by'Abanyamerika baharaniye kurokora abakandamizwa byabaye binini cyane. Benshi barishwe, begura ubuzima bwabo kwamaza umudendezo ku mbohe no gufungwa no gufungurwa kw'ababohewe muri gereza. Imana yavuze ibyerekeye kujyanwa bunyago kw'abantu b'amabara anyuranye.
nkuko yavuze iby'Abaheburayo bari baragizwe imbohe iti ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye, kandi numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Uwiteka yabatuye abacakara bo mu majyepfo, ni ukuvuga abanyafurika, nyamara yaragambiriye kubakorera nk'ibyo yakoreye Abisirayeli, abo yigishije akabeza kandi akabatunganya. Kristo ubwe yishyiriyeho abayobozi maze abayobora ku cyo bagombaga gukorera ubwoko bwe bwari bwarangiritse ku buryo bubabaje. Bagombaga gukomeza kwitandukanya n'amahanga yose kugira ngo bayoborwe kandi bahabwe inama binyuze mu kugaragaza imico y'Imana mu buryo bukwiriye. Bari kugeza ubwo bamenya Imana bakayubaha kandi bakumvira amategeko yayo. Abantu biga amateka y'Abisirayeli nanone bagomba gutekereza ku mateka y'abacakara muri Amerika. Barababajwe, bigishirizwa mu bugome, barahemurwa ndetse barakandamizwa, maze barekerwa mu bujiji bwaberekezaga ku kurimbuka. Babonye umudendezo wabo w'iby'umubiri bagombye kuba ubuzima bwabo mu buryo bukomeye. Muri rusange, Abisirayeli bagombaga kugirira impuhwe abo bantu kuko Imana yari ibitayeho. Bagombaga kubakorera umurimo wo kubazahura. Bagombaga kuba baragize icyo bakora binyuze mu bwenge bw'Imana kugira ngo babigishe kandi babahugure. Twirengagije mu buryo bukomeye bagenzi bacu b'amabara anyuranye, kandi ntabwo twari twiteguye kugaruka k'umwami wacu. Gutaka kw'abo bantu batari bitaweho kwageze imbere y'Imana. Hano Henoweta agaragaza neza ko nk'abakristo bagombaga kugirira impuhwe abo ngabo bakandamizwaga. Mu gusoza, Henoweta akomeza avuga ati mbese ninde winjiye mu murimo uhereye igihe bakurwaga mu bucakara bwabo kugira ngo abigishe amenye Imana? Imibereho itagira kivurira y'abantu b'amabara anyuranye ntaho itandukanye n'imibereho y'ububata Abaheburayo bari babayeho. Abisirayeli bari baririnda mu busambanyi, gusenga ibigirwamana, inda nini no mu zindi ngeso mbi. Ibi nibyo bihora ari ingaruka z'ubucakara cyangwa se uburetwa. Ariko Uwiteka yitegereje ubwoko bwe, nuko amaze kubarokora akababatura yarabigishije. Ntibigeze barekwa batitaweho, kandi ubwo mu myaka y'uburetwa bwabo batigeze bamenya Imana nyakuri n'amategeko yayo yera, Imana yongeye kubihishurira. Yababwiriye kuri Sinayi amategeko yayo yera mu buryo bukomeye kandi buteye ubwoba, maze bategeka kumvira amategeko yayo. Amategeko 10 ni inyandiko y'imico y'Imana kandi ntabwo ahinduka nk'uko intebe y'ubwami ihoraho idahinduka. Ibi ngibi bitumaze kubisoma mu gitabo cyitwa Umurimo mu majyepfo, paje 41-43. Tubonye uburyo Imana ititaye ku Bisirayeli bakandamizwaga gusa, ahubwo ko yitaye no ku banyafurika b'abirabura bakoreshwaga uburetwa muri Amerika. Turashimira Imana yuko yita ku muntu uwo ari we wese, ititaye aho akomoka, ititaye ku ibara ry'uruhu rwe, ititaye ku muryango aturukamo, ititaye ku kintu icyo ari cyo cyose, kuko imbere y'Imana twese dufite agaciro. Nicyo dusaba Imana itubasha kwiringira no kwigira nyambere mu mibereho yacu yose. Ni mucyo dusenge dusoreze aha ngaha. Uwiteka Data wa twese, Imana idukunda, tugushimiye cyane yuko abantu bose waremye ubakunda kimwe. None turagusaba ngo twongerere imbaraga mu kwizera kugira ngo igihe ibintu bituyobeye, igihe bidushobeye, tujye tukugira nyambere, tukwiyambaze, tukugire nyambere muri byose, bityo utubashije kuba ari wowe duhanga amaso mu kwizera. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.